Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ni ukubera iki iyo imvura iguye cyane cyane harimo inkuba dukunda kubona urumuri hanyuma twumva ijwi inyuma. Nyine ibi ngibi twita umurabyo, kuki tubona umurabyo mbere hanyuma inkuba tukaza kuyumva nyuma? Kandi igitangaje burya utigeze umenya ubundi ibi bintu byose bibera icyarimwe, ahubwo wakibaza ngo ni ukubera iki kimwe tukibona mbere ikindi tukakibona nyuma. Ubundi inkuba twahita nk'ikibazo cy'amashanyarazi kiba cyabera hagati y'ibicu bibiri cyangwa se hagati y'igicu n'ubutaka. Iki kibazo kiba gifite imbaraga cyane ku buryo gishobora kuba cyashyushya umwuka ucyegereye kuri dogere Celsius 30,000. Izi ni inshuro 5 ugereranyije n'igice kiri ku izuba. Mbese muri make ni ubushyuhe bukabije pe. Iki gihe umwuka ushyushye icyo gihe cyangwa se washyuhijwe n'iyi nkuba ushobora kuba waturika cyane ku buryo bitanga wave idasanzwe cyangwa se umuraba udasanzwe. Iyi wave twavuze mbega muri cyo yabayeho bitewe no guturika niyo twita inkuba ubundi. Gusa wakibaza ngo niba ibi ngibi bibera icyarimwe kimwe tukibona mbere ikindi tukakibona nyuma. Igisubizo twavuga ko ari umuvuduko ubundi, kuko nk'uko tubizi urumuri nicyo kintu cya mbere twigeze tumenya cyihuta kuruta ibindi. Ubundi urumuri rugenda ibirometero 300,000 buri segonda. Ibi bisobanuye ko rero niba habayeho inkuba urumuri uraza kurubona mbere cyangwa se umurabyo uraza kurubona mbere y'uko wumva ijwi, kuko nyine urumuri rwihuta kuruta ijwi. Kabone naho inkuba yaba yakubitiye kure umurabyo uzabona kare kandi uzabona byihuse. Impamvu ijwi ryo rigenda gake cyane cyangwa se inkuba ni ukubera yuko ubundi iyo ijwi ririmo ranyura mu muyaga rishobora kuba ryagendera ku muvuduko wa metero 343 ku isegonda gusa. Ngo nawe gereranya urumuri rushobora kuba rwagenda metero 300,000 mu isegonda ndetse n'ijwi rishobora kuba ryagenda metero 343 mu isegonda gusa. Ubwo bivuze ngo umuvuduko w'urumuri ukubyeho inshuro miliyoni ku ijwi. Ibi bimeze nko kuba wafata nk'umuntu cyangwa se nk'abantu babiri hanyuma umwe ukamuha icyogajuru cyihuta cyane undi ukamuha igare hanyuma ukababwira ngo bagere ahantu icyarimwe. Ukuntu byumvikana nyine nubwo bose bagendeye icyarimwe ntabwo bazagera icyarimwe. Uw'icyogajuru azagerayo kare kuko urabizi ukuntu icyogajuru cyihuta cyane, hanyuma urimo uranyonga igare we azagenda gakeya kandi azagerayo bitinze. Ibi rero byumve neza ko umurabyo n'inkuba ariyo mpamvu tubibona gutyo. Hano hari ikintu ngiye kukubwira wajya ukora mu gihe habayeho nk'inkuba runaka. Nujya ubona umurabyo ubaye jya utangira kubara 1, 2, 3 nyine wowe ukomeze ubare, ariko ubara nyine nk'aho ari segonda 1, 2, 3 nk'uko amasegonda atera. Hanyuma wejya umenye yuko amasegonda 3 aba angana n'ikirometero kimwe uvuye kuri wowe ugera ku murabyo aho ubereye. Ubwo wenda niba umaze amasegonda 6 bivuze ngo umurabyo ubereye aha cyangwa se inkuba ibereye ahantu ibirometero 2 uvuye aho uri. Ubwo rero nimba wumvishe inkuba ivuze vuba ugereranyije n'igihe umurabyo uziye, bivuze ngo ahantu bibereye ni hafi cyane. Bivuze ngo nyine n'iyo nkuba ishobora kuba yakwinjira mu nzu, kuko nyine umurabyo urimo urabera ahantu ha hafi cyane, cyangwa se iyo nkuba ahantu bibereye ni hafi cyane ugereranyije n'aho uri. Si igisubizo ndakeka twakimenye, byose bibera icyarimwe ahubwo nuko urumuri rwihuta cyane ugereranyije n'ijwi. Mbese muri make urumuri rwihuta inshuro miliyoni ugereranyije n'ijwi. Ndari iFabrics ukomeze kureba video yacu. Niba hari ikindi kintu ufiteho nk'ikibazo cyangwa se uvuze ko tugukorera cyangwa se hari ikindi kintu ubona ko byaba byiza gikosotse, ndagira ngo tubwire muri comment.